ikaze. Mu cyumweru gishize ku rubuga rwanjye rwa TikTok hari umukunzi wanjye wansabye ko namubwira icyo yakora kugira ngo agabanye mu nda. Mu kumusubiza namukoreye video ndi kumubwira uko mbyumva nuko mbitekereza, wenda kanyigushyirireho gatoya wumve. Yewe Gazenti, umva nukibona nanjye uzambwire ko do singiye nanjye ndumva ndi nayo kabisa ya hatari. Ndaza gushaka agafoto nambaye ino kanzu ntarati ibiro nkwereka ukuntu nanganaga nuko ngana ubibone ko nanamutse ari kinda se yanjye ngingi nyita attestation de service rande. Twarakoze imirimo ikomeye, imirimo ifite igihugu akamaro, turimo kukibyarira amaboko ntabwo yabyoroshye. Okay, dukuyemo blague. Muri comment rero z'iyi video abantu benshi, kuko mwumva ko navuze ko nanjye nshaka kumenya ikintu cyagabanya mu nda gusa, abantu benshi bansubije bari kumbwira ibishobora kumfasha. Harimo abambwiye gukora siporo, harimo abambwiye kureka kurya nimugoroba, harimo abambwiye kunywa amazi arimo indimu, harimo abambwiye bataginze abakoci runaka bafasha abantu, harimo noneho abambwiye imiti runaka nakoresha. Ariko kandi hari n'abansanze mu gikari kuko barabonye ko nyine mfite ikibazo bashaka kumfasha kugikemura, bambwira imwe mu miti ushobora gukoresha. Nyine bari kunyufaringa, bari kumbwira ibyo bakora ushobora kunanura. Ntekereza yuko hari n'abantu banditse muri comment bagaragaza ko nabo bafite icyo kibazo, bashobora kuba barahuye n'abo bantu inbox. Ibi bintu rero byahise bituma ntekereza yuko nkwiye gukora ikiganiro, kuko mbona ku cyo ntekereza kujyanye n'imiti twita ngo inanura, kugira ngo abankurikira dusangire ubumenyi, tujyanirane, kuko hari igihe ashobora kuba bavuga ati uyu muntu twahuriye kuri page ya Axel, ubwo nukuvuga yuko umufasha myumvire wanjye nawe yaprova ibyo uyu muntu avuga. Niyo mpamvu ushatse gukora iki kiganiro kugira ngo nkubwire icyo ngiye mbitekerezaho, uzafate umwanzuro wawe, ariko nyiramaze kubwira icyo mbitekerezaho. Narajya kure nongera kwibutsa ko ntari umuganga, ngewe ndumufasha myumvire, ndakubwira ibintu bitandukanye nasomye numvise hirya no hino, hanyuma bikagufasha kubitekerezaho, bikaba byanagufasha kubiheraho ugisha muganga wawe inama kugira ngo ubishyire mu bikorwa. Cyane cyane aha ndavuga nko kubiganiro mba nakoze kubijyanye n'ubuzima n'umubiri, kuko ntabwo ari byo gusa nkora hano, kuko mwarabibonye ko nkora n'ibiganiro kubijyanye no guteza imbere ubuzima bw'imitekerereze. Ubwo ibyo byose ni ibiganiro tuganira hano, ariko nakubutsa ko ntari muganga. Mbere yo gushyira mu bikorwa ibyo wumva mu biganiro kuri cano no kuri page zanjye hirya no hino, uzajya ubanza ugisha inama muganga kugira ngo akubwire niba bijyanye n'umubiri wawe, ko niba uzi imiterere y'umubiri wawe, niba uzi niba urwaye, niba uzi muri rusange, muganga niwe uzaguha head yo gukora ibyo wumvishe hano. Nkuko nari maze kukubwira muri iki kiganiro, ngiye kubwira ngewe icyo ntekereza ku bijyanye n'imiti inanura igaragara hirya no hino ku isoko. Uyu munsi ngiye kuvuga ku miti y'ubwoko butatu, wenda mu bindi biganiro tuzavuga no ku yindi miti ko iri amoko menshi. Umuti w'ubwoko bwa mbere ndi buvugeho, ndavuga ku bijyanye n'inshinge abantu bakoresha kugira ngo bate ibiro, cyane cyane izi nshinge zituma umubiri ukora umusemburo wa GLP-1. Aha navuga nka za Wegovy, Mounjaro, Victoza, Ozempic n'izindi nshinge zitandukanye. Turavuga kandi ku bijyanye n'ibinini n'imiti yo kunywa abantu bacuruza bavuga yuko ishaka kugufasha ngo gutwika ibinure, turayivugaho nayo. Ikindi kintu nshaka ko tuvugaho ni ibintu bijyanye n'ibyayi binanura, temenser, nabyo ndashaka ko tubivugaho, nkakubwira ngewe uko mbyumva kugira ngo nyine tujyanemo neza. Reka duhere ku nshinge abantu bakoresha kugira ngo babashe kunanuka. Izi nshinge ni imiti yakozwe ahanini mu itangiriro, yari igamije gufasha abantu bafite ikibazo cya diabete mu bwoko bwa kabiri, kugira ngo umubiri wabo wumve insuline. Ko nkuko byibuka mu kiganiro twakoze kuri resistance kuri insuline, hari icyo kibazo gikomeye cyane abantu benshi bafite cyo imibiri yabo yivumbuye kuri insuline, kandi ikabishobora guteza ibyago bikomeye. Ubwo rero mu rwego rwo gukora imiti yo guhangana n'icyo cyorezo, harimo n'iyo miti yakozwe y'inshinge ituma umubiri uzamura igipimo usekretamo umusemburo wa GLP-1, kuko uyu musemburo n'ubundi naturellement umubiri urawusekreta, ariko ntabwo ari ku kigero cyo hejuru. Iyi miti rero yakozwe abantu bitera, harimo iyo bitera buri munsi, hariyo bitera rimwe mu cyumweru, biterwa nyine n'ubwoko bw'umuti. Iyi miti yakozwe kugira ngo ifashe umubiri wawe kuzamura iyo GLP-1. Iyo izamutse icyo bikora, amafunguro bifasha amafunguro ntabwo akuvamo vuba, ikindi ntabwo uba ufite apeti nk'iyo usanzwe ugira. Ibi bikaza gutuma
ibyo urya bigabanuka ugereranyije ibyo wari usanzwe urya, noneho bikaza kuza kuri ya formule nkunda kuvuga ngo ibyo winjije bigomba kuba bikeya ugereranyije ibyo umubiri wawe ukoresha, icyo gihe ugata ibiro. Ni gutyo iyo miti ikora, izo nshinge zikora, zikaba nyine zishobora kugufasha guta ibiro, kubera yuko nta peto ufite, n'ibyo uriye ntabwo bikuvamo vuba, biraza gutuma wenda utaza kuryagagura, biraza gutuma ibyo winjije ku munsi biba bike, noneho umubiri utangira ukoresha ibyo wabitse, bityo uta ibiro. Ariko iyi miti abaganga batubwira yuko ifasha cyane abantu bafite ikigero cya obesite kiri hejuru, bari muri obesite morbide, atari wa muntu utangiye kubyibuha, utari wajya muri wa mubyibuho ukabije cyane, kubera yuko iyo tuvuze umuti uba ufite ibyo uvura ariko uba ufite n'izindi ngaruka, ntabwo aba ari nk'ibintu bikozwe mu buryo buri naturel. Icyo mbitekerezaho rero ngewe kuri iyi miti, ni imiti ifasha cyane cyane abantu bafite icyo kibazo cya obesite iri morbide, ariko ni imiti ihenze nabyo tubivugeho, kuko nk'iya make muri yo agakaramu kamwe cyangwa se agapaki kamwe ushobora gukoresha ku kwezi kaba gahagaze hagati y'amaeuro 200 n'amaeuro 300. urumva yuko ni ingengo y'imari ifatika. Hanyuma ikindi, iyi miti ubushakashatsi buracyakomeje ko itangiye gukoreshwa cyane muri iyi myaka ya vuba, ntabwo umusaruro w'igihe kirekire cyangwa se ingaruka z'igihe kirekire zari zaboneka, ariko hirya no hino bagenda bagaragaza yuko ushobora kuba igiye ifite ingaruka zitandukanye, cyane cyane iyo umuntu ayihagaritse, kuko ahanini usanga ari nk'imiti umuntu aba agomba gufata nk'igihe kingana n'umwaka kugira ngo abone umusaruro nyine urambye. Urumva ntabwo ari ibintu ukora ushaka guta ibiro 5-10, ni wa muntu ufite ibiro agomba gutaha hejuru ya 30 kuzamura. Ni imiti rero ugomba gukoresha byibura igihe kingana n'umwaka kugira ngo ubone umusaruro nyawo. Icyo mbitekerezaho rero, mu gihe ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije kandi waragerageje ubushoboka byose, waraboneje imirire bikanga, kuko rimwe na rimwe umuntu aba afite n'amatese ya trouble du comportement alimentaire, ukabijyaho inama na muganga, umuganga interniste cyangwa se endocrinologue akayikwandikira, nta mpamvu yo kutayikoresha kuko muganga yayikwandikiye cyangwa se kuko yakugiriye inama yo kuyikoresha. Ariko twirinde kuyibona nyine ngo scrolling kuri TikTok ubona umuntu wayikoresheje ubona ukuntu yataye ibiro, ngo wumve ko nyine nawe niba ushaka guta ibiro 10-5 wayikoresha amezi 3 angahe ugahita uta ibiro. Tubyitondere kubera ko umuti ni umuti, ntago ari ugupfa kwirukankiramo ngo nyine ngo uko ushaka ko ibintu byihuta, kuko ufite n'izindi ngaruka nyinshi zitandukanye nk'indi miti yose. Ikindi nyine mwabyumvishira henze, ntago yakwigonderwa na buri wese. Tugiye ku kijyanye n'indi miti abantu banywa, ibinini yo kunywa n'ibindi, irahari myinshi ku isoko igiye ikora mu buryo butandukanye. Hari ibyo bakubwira ngo ni ibirakoza mu nda, ngo ni detox, hari ibyo bari bakubwira ngo ni ibyo ngo amavitamine ngo ukeneye iki, hari n'ibyo baguha bakubwira ngo ureke kurya mu gihe runaka, mu minsi 10, mu minsi 5, ngo ntagire ikindi kintu uzarya ibyo ngibyo ngo kugira ngo umubiri wawe nyine ngo ugende neza n'iki. Hari n'ibindi baguha ukoresha ariko bakakubwira ngo kugira ngo bikore ni ukureka umugati, ni ukureka ibintu, gukora ibi nyine biba bigiye bitandukanye. Icyo mbitekerezaho rero ngewe kuri iyi miti nari maze kuvuga, icya mbere, ntabwo ari ibintu biri magique, ntabwo uzagira gutya ngo kubera yuko nyine ngo binywe ngo uzajya umira ikinini wirire pizza ubundi ubone umusaruro. Ibyo ngibyo biri clair. Harimo ibishobora kuba bigufitiye akamaro, amavitamine runaka ubura, ariko nagira nkubwire yuko amavitamine nubwo tuba tuyakeneye, rimwe na rimwe hari igihe ushobora kugira excès ya vitamine runaka bigateza ibibazo. Icyo nakubwira rero kuri ibi ngibi mbere yo kubikoresha, nakugira inama yo kubanza kujya kwa muganga ugakoresha bilan sange, bakareba ibigize amaraso yawe niba ari amahoro, ukareba niba hari amakaransi ufite mbere yo gutangira gufata amasupplement, amavitamine D, amamagnesium, ibiki byose, ukabanza ukareba niba ibyo ufite mu mubiri wawe biri ku murongo, kuko ushaka kugira excès yabyo nabyo bigateza ibibazo. Ikindi nuko ukwiye kwitondera abantu bacuruza ibyo bintu, kuko rega iyo umuntu ashaka guta ibiro wenda yaragerageje byaranze, abameze nk'umuntu wihebye ku buryo bashaka kukubindikiranya, niba ariko navuga, bakakugurisha n'ibintu bitari ngombwa, n'ibintu bidafite akamaro, kubera yuko bari kubona nyine uri désespéré. Noneho ushaka kuvuga uti wenda ntabwo wavuga ko bidafite akamaro kandi umuntu yarabikoze hagati ibiro 5, ubwo ni iki oya, biterwa. Hari ibintu byinshi bishobora gutera ko wenda umuntu atangiye kwikora agatakaza ibiro runaka.
tuvuge nk'imwe muri iyo miti hari iba iri diuretique ituma umuntu ajya gusoba kenshi. Muri uko gusoba kenshi bituma umubiri wawe uvamo amazi menshi. Niba wari ufite n'ikibazo cya retention d'eau, amazi yafashe mu mubiri niba ariko nabyita, amazi akakuvamo, ayo mazi yakuvuyemo abaremereye n'ubundi ntihabura ibiro bingahe, bitewe n'ibiro ugomba guta uko bingana ntihabura ibiro runaka bikuvaho. Ariko mu buryo bw'igihe kirekire ntabwo biba byoroshye gushaka guta ibiro gusa ushingiye kuri izo complement cyangwa se kuri iyo miti unywa. N'ubundi barakubwira ngo kugira ngo bitange umusaruro nuko uri bureke ibi n'ibi n'ibi, n'ubundi ukisanga uri gukora. Iyo ugize imana ugasanga atari abantu, wenda hari abantu bashaka gucuruza bashaka kubona abakiriya vuba, akabashyira kuri ya regime imwe yo kwiyicisha inzara, ugasigara uri gufata nk'amakarori 1000 ku munsi. Iyo uri umuntu utarigeze ukora regime na rimwe, icyo gihe kabisa urashonga, uhita utakaza ibiro vuba vuba. Abandi bakunda rero bakabona ibintu nta mahoro kandi bifuza kunanuka vuba vuba, nabo bakayoboka iyo miti. Ariko mu by'ukuri iyo miti iba iri gufasha, iri kunganira, nk'uko izina ryayo bivuga supplément alimentaire, complément alimentaire, iba iri kunganira imirire. Bivuga ngo ugomba kuba ufite imirire iboneye, noneho ibyo bikaza byunganira ya mirire. Rimwe na rimwe rero babyihisha inyuma bakagushyira kuri ya regime iri restrictive cyane, ya indi urya utuntu tungana nk'utw'uruhinja kandi uri umuntu mukuru. Noneho muri iyo minsi nyine ukibitangira, wareba n'amafaranga wabitanzeho, ugakora ya regime nk'uko babikubwiye, ugashonga, ukagira ngo ni ya miti irimo kukunanura, kandi ni izo regime restrictive baba bashyize inyuma y'iyo miti kugira ngo bacuruze. Ubwo rero icyo ngiye mbitekerezaho, nkuko nari nabivuze nkitangira iki gice, mbere yo gufata amasupplément alimentaire banza ukore bilansange, urebe niba amaraso yawe, urebe niba mu mubiri wawe hari ibyo ukeneye udafite, ubone ujye gukoresha izo supplément alimentaire. Icya kabiri, irinde abantu bagushyira kuri za regime zo kurya uturyo nk'utw'uruhinja, kubera yuko nubwo bari guha supplément alimentaire runaka, wenda arizo baguha zirimo ikawa, zirimo ibindi bishobora gutuma wumva ufite imbaraga, bigatuma nyine muri icyo gihe ubasha kuba utarya ibyo biryo ariko kumva ufite imbaraga, ariko bishobora kugutera carence z'izindi ntungamubiri utari kubona muri izo supplément alimentaire. Hari abandi babicuruza rero bakaguha n'amasupplément alimentaire ashobora no kuguteza ibibazo bitewe n'uburyo yakozwemo, barayakoresheje ibintu bitujuje ubuziranenge niba ariko navuga. Itondere cyane ibi bintu by'amasupplément alimentaire, mbere yo kubifata ubanze wipimishire niba ubikeneye, hanyuma niba wanzuye kubifata unarebe aho ugiye kubigura, ubwoko bwabyo, urebe niba ari ibintu bifite karite nziza. Ikindi nanone ntabwo nabura kuvuga yuko ibi bintu nabyo bihenze, nabyo bitwara amafaranga afatika, kuko akenshi usanga nka kiri imwe itari munsi y'amafaranga 150 kuzamura. N'igihe wasanga ari kubivuga ngewe wenda mbiheruka kera bishobora kuba byararenze 150. Ibintu ushobora gukora gutyo, kandi wenda ayo mafaranga wakayafashe ukayaguramo imboga, ukayaguramo imbuto, ukayaguramo uduproteine, wowe ubwawe ugakora rééquilibrage alimentaire, wowe ubwawe wikoresheje imirire iboneye, agasport ukagenda n'amaguru, wenda ukanifiramo na gym, ukabasha kubikoresha iryo ryitanu rikaba rishobora kugukorera kabisa, ukabona umusaruro kandi nta kintu wangije. Tekereza kabiri rero mbere yo gukoresha ibizi za supplément alimentaire n'ibi binini n'ibindi byo kunywa bacuruza, bakubwira yuko bizakunanura, kubera yuko rimwe na rimwe hari niba bagurisha ibintu udakeneye gusa, kubera yuko wihebye uri désespéré, babona ko ushaka kunanuka nyine uri vulnérable, bakagufatirana. Nkuko rero nabikubwiye rero, reka turebere hamwe ibijyanye n'ibyayi binanura. Ibyayi binanura byo noneho aho bitereye ubwoba ariko navuga nuko byo bidahenda nkuko ibindi nayo maze kuvuga bihenda. Hashobora kuba hariho amoko ahenda, ariko ibyinshi usanga bigura hagati, icyo ushobora gukoresha mu kwezi usanga kigura hagati y'10 na 15 20, ugasanga abantu benshi bashobora kubigura biri affordable, ariko ni nabyo bibi muri bya bintu bitatu nayo maze kukubwira. Ni bibi gute? Ni bibi kubera yuko ibyo byayi binanura ubundi ibyatsi bikozwe mu ibyo byayi aba ari ibyatsi ubundi bisanzwe biri laxatif. Laxatif ni ukuvuga bituma umuntu ajya kuri toilette. Iyo umuntu arwaye constipation, muganga kwandikira laxatif kugira ngo ubashe kujya kuri toilette. Natwe ubwacu mu buryo bwa kamere tuzi laxatif zisanzwe. Umuntu ananiwe kwitumuka ngo ikoresha iki, kiratuma ujya kuri toilette, uhekenya akabuto k'ikibonobono, urajya kuri toilette unywa amafuta y'ikibonobono. Izo ni laxatif zisanzwe tuzi
umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ajye kuri toilette. Noneho hari n'ibindi byatsi rero bitandukanye nabyo biri laxatif, wenda bitewe n'aho umuntu yakuriye, buri muntu wese agiye azi bishobora gutuma nyine ajya kuri toilette. Ibi byayi rero akenshi biba bikozwe harimo izo laxatif zitandukanye zituma iyo ubinyweye ujya kuri toilette. Uko ugiye kuri toilette kenshi rero uba uri gutakaza amazi. Noneho mu minsi ya mbere ho hari n'igihe ufite ibintu byaguheze mu nda bitewe n'uburyo n'amafunguro ufata, niba ukunda kurya ibiryo byo mu nganda cyangwa ibiki nyine mu nda hagugaye. Mu minsi ya mbere rwose iyo ubikoresheje mu nda haroga akamera neza, ibintu bikaba bimeze neza. Ariko iyo umaze kurenza wenda nk'icyumweru, akenshi wenda laxatif umuntu yakwiye no kurenza iminsi 3 azikoresha, kubera yuko nyine bigeraho bikaba ibindi. Umubiri umaze kwikuramo ya myanda yose wari ufite, y'amazi yose y'umurengera wari ufite amaze gushiramo, noneho umubiri wawe ugatangira gukoresha amazi yawo ukeneye kugira ngo ubeho. Bikaba bishobora no guteza ikibazo, ukaba wagira n'ikibazo cy'umwuma, ukaba wajya no mu bitaro, ukaba ushobora no kurwara n'ikibazo, ushobora no kugira n'ikibazo cy'impyiko kubera ukuntu amazi yashize mu mubiri wawe mu buryo butunguranye kandi agakomeza kukuvamo nta nandi uri gusubizamo, rimwe na rimwe ugasanga bishobora gutera ikibazo. Kubera yuko ari ibintu nyine bishobora kuboneka ahantu hose kandi abantu benshi bashobora gukoresha, nta nubwo wenda niyo biguze hari n'umuntu kugira inama ngakubwira ngo nubu uri kwikoresha uzanywe cyane kugira ngo nyine amazi watakaje yagaruze, ahubwo nyine umuntu arabigura akagenda akabinywa bikakugendekera gutyo, ukaba ushobora kwisanga mu kibazo gikomeye cyane, ikibazo gikomeye, ushobora no gupfa kuko nyine wagize umwuma ukabije. Murabizi ko ubundi diare irica, ushobora kwicwa na diare rero kwa kwabaye deshydrate kubera ibintu bikururiye izo laxatif wanyweye ngo kugira ngo ugire mu nda hato, ngo kugira ngo unanuke, ariko ugasanga ushyize ubuzima bwawe mu kaga. Ushobora no kugira n'ibibazo, impyiko zawe zigafeiringa, ukabura impyiko kandi wari ufite impyiko nzima mu izina ryo kunanuka. Niyo mpamvu ari ibintu dukwiye kwitondera cyane. Abantu bakaba babizi izi za slimming tea rwose, n'abantu bacuruza imiti inanura ariko iri diuretique, iri laxatif, ariko na diuretique byose kimwe, iri laxatif babyitondere, n'abantu babikoresha babyitondere, kubera yuko uko kujya kuri toilette cyane nubwo uba ubona uri gushonga ariko uba urimo gutakaza imyunyu ngugu yawe, umubiri wawe ukeneye cyane mu kugira ngo umubiri ukore neza, uba urimo gutakaza ibintu byinshi cyane. Ntabwo rero biri worth it gutakaza ibyo byose mu izina ryo kunanuka, cyane ko ntabwo uzahora muri diare ubuzima bwawe bwose. Igihe uzahagarika icyo cyayi ukongera ugasubira muri bya bindi byawe wamenyereye, n'ubundi uzongera wikube ibiro watakaje, bizaza noneho ari byikubye kabiri ibyo wari ufite. Aho kugira ngo rote umwanya wawe muri ibyo no gushyira ubuzima bwawe mu kaga, ahubwo wakwikorera ya rééquilibrage alimentaire, ya mirire iboneye, 1/2 cy'isahani ugashyiraho imboga, ikindi 1/4 ugashyiraho ibirinda indwara, ikindi 1/4 ugashyiraho ibitera imbaraga, ahandi ugashyiraho ibyubaka umubiri, ibirinda indwara wabifashe mu mboga. Noneho warangiza ukabasha guta ibiro buhoro witonze. Nta rushanwa, narabivuze, ntabwo ari uvuga ngo ngomba guta ibiro 30 ubundi amagambo agahita azamuka ubuzima bugakomeza. Nongere nkwibutse yuko umubyibuho ukabije ni indwara idakira, ni maladie chronique, ntabwo ikira. Uzabana nayo ubuzima bwawe bwose. Kugira ngo bare nayo neza nuko unoze imirire, ukiga no kujya unyeganyega, ibiro bigenda bitakara buhoro, wazagera kuri poids santé yawe, n'ubundi ugakomeza ukagira imirire iboneye unanyeganyega kugira ngo ibiro bitazagaruka, kugira ngo wirinde kuzabona n'ingaruka z'umubyibuho ukabije, zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso, zirimo izindi ndwara nyinshi na za diabete na zandi zose usanzwe uzi. Rero nta mpamvu yo kwihuta. Mu Kinyarwanda baravuga ngo yihuse yabyaye ibihumye. Itondere cyane rwose ibi byayi, ni imiti unywa igatuma ujya kuri toilette cyane, kuko ni mibi, iraguteza ibibazo. Icyo mbitekerezaho rwose ndakubujije umugani wanuza mva, ndakubujije pe. Ibi byo ni no rwose. Ibi by'inshinge nakubwiye muganga wawe abikubwiye ukabikoresha, ibya za supplement nakubwiye option kubanza kwipimisha ukareba niba ubikeneye, ukamenya niba iyo brand yizewe, ariko hanga kuri TMSR, kuri izi slimming tea ndakubujije. Ni ibintu ukwiye gukoresha bitarenze wakabije iminsi 3, wenda uvuye mu mafete, uvuye mu rugendo, ushaka kwidetoxifia. Abantu benshi babikora rimwe mu gihembwe,
ugafata iyo minsi 3 ukidetoxifiya, wamara kunywa iyo miti nabwo ukaba urimo kunywa amazi, ukakurikizaho ukongera ugasubira mu buzima busanzwe buhoro buhoro, ugafata imbuto zihagije kugira ngo umubiri wawe ubone intungamubiri, ukabikora neza, ariko nabwo atari ibintu uvuze ngo ugiye kubikora kugira ngo utakaze ibiro 30. Come on, hano babicuruza no mukuri mana we nabyegereje umutima cyane. Okay, tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Muri iki kiganiro twarimo tuganira hamwe, nimbo mbabwira icyo ntekereza ku miti inanura, aho twarebye imiti y'uburyo butatu. Harimo imiti yo kwa muganga bandika inshinge, bandikira cyane cyane abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, aho nagusabye ko utayigura uko wiboneye, ahubwo wayigura umaze kuvugana n'umuganga, akaba ari we ukubwira yuko ukwiye kwikoresha, kandi ko ari imiti yagenewe abantu bafite BMI iri hejuru, abantu bari muri obesite morbide, atari imiti yagenewe abantu bo guta ibiro 5. Twanavuze kandi ku bijyanye n'amacomplement alimentaire n'indi miti yo kunywa abantu bacuruza. Nakubwiye yuko ukwiye kwitondera mbere kwifata, ukwiye kubanza kwipimisha bakareba niba hari carence ufite, hari cyubura mu maraso yawe igiye gusimbura cyangwa se igiye kongera. Nanagusaba ko mu gihe wanzuye kuyikoresha ukwiye kureba brand cyangwa se ubwoko bw'iyo ugiye kugura kugira ngo urebe niba koko yujuje ubuziranenge. Hanyuma mu gusoza twavuze ku bijyanye n'ibyayi binanura n'indi miti ituma abantu bajya kuri toilette kenshi, nayo ivugwa yuko ngo irimo gutwika ibinure, aho nagusabye kwigendera kure ukayitondera, akaba ari ubundi ari ibintu umuntu yakwiye gukoresha yisukura ntarenze byibura iminsi 3 mu kuyikoresha yikurikiranyije, kandi byaba byiza wenda iyo minsi 3 ibaye rimwe mu gihembwe, atari ibintu giza akamenyero. Ukabikora urimo kwisukura bitewe ni wenda n'amafunguro wafashe ari riche, we yagiye mu minsi mikuru wagize ute, ariko atari ibintu ukwiye gufata ngo nibyo bizagutuma uta ibiro 30. Mu biganiro by'ubutaha tuzaganira ku bijyanye na super aliment, ibyo kurya bitangaje binyuranye tugenda tubona abacuruza hirya no hino, za chia seed, za cannelle, za curcuma, ni byinshi nabyo tuzabiganiraho, turebe ese koko birananura nkuko babitubwira, ese umuntu yabifata, ese bimeze bite. Nzakubwira icyo mbitekerezaho kugira ngo bigufashe gufata icyemezo. Niba nawe hari ikindi kintu wifuza ko twaganira, ndagusaba ngo ubitwandikire muri comment, hanyuma nyine tuzabiteguremo ikiganiro. Niba udukurikiye utarakora subscribe, ndagusabye wo kabyarawe kora subscribe. Hanyuma niba wakunze ibyo twaganiriye ntibagirwe gukanda like, hanyuma usangize bagenzi bawe iki kiganiro. Murakoze cyane.